twafasha abantu rwose uyu mwuzure ugiye kuzatera ko komana bimeze bite urabyumva ibyo ongera uhabwe umugisha n'Uwiteka wowe udahwema gukurikira ibiganiro bice kuri YouTube channel ya Salomo TV. Amakuru ki mumeze mute? Ahewanyu amakuru y'iminsi mumeze neza, muraho murakomeye. Ni kwa kundi tugire gutya tukitereka tukagenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ndi kumwe na mugenzi wanjye n'umuvandimwe yitwa Vincent Nahimana. Meze bite? bimeze fresh. Meze neza? Abantu ntaribi. Uraho urakomeye. Ukuri meze neza nta kibazo tu. Ndabona ukeye, ndabona usa neza, uri kuri fresher vibe za danger kuri la costa y'umuhondo. Yego se bana kabisa Kigali banze ariko yarakwakiriye neza sha. Nta kibazo. Kigali meze neza, yanyakiriye neza. Abana ntaribi kabisa. Ndumva meze neza ntaribi, ibintu ni fresh. Ngira ngo n'abantu barimo barabibona, abantu bakuzi mu cyaro. Nanone bifi hari itandukaniro. Birashoboka. Ndumva nanjye harimo difference cyangwa se itandukaniro. Wow, ndumva nyine ariko nta nubwo byabura. Kuba uri mu cyaro, rega mu cyaro umwana haraba imirimo myinshi binavunagura abantu. Nta muntu wo mu cyaro buriya wicara. Nta n'umuntu wo mu cyaro buriya uryama no ku manywa ngo bishoboke. Kenshi abantu bo mu cyaro baryama nijoro mu masaha ya 2:00 3:00 babiryamiye. Ariko ubu biragoye ko nko muri aya masaha ubu twicaye. Izi 4:00 5:00 tuba twicaye kwe turi mu kazi. Tubagezaho ibiganiro. Nta muntu wo mu cyaro wapfa kubona izi saha wicaye. Amasaha y'ijoro nibwo baruhukamo kurenza y'amano. Bamwe bari mu bintu bya bine nawe urabizi nawe. Yes, tuba tugize gutya rero amakuru abagiye atandukanye. Nayahe makuru tuzaniye noneho ko mbona bimeze neza? Amakuru se? Makuru y'ibivugwa bari menshi. Ngira ngo nahoze nikoza kuri nkoranyambaga. Cyangwa na ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aho bita ku nkoranyambaga. Kuri nkoranyambaga. Ubwo rero nkabona ibintu bigiye bitandukanye bivugwa hirya no hino. Kibaza tese niko biri ariko wowe udukurikira umunsi ku wundi ndagira ngo wicare utera gatebe tuganire umenye ngo ese koko niko biri cyangwa siko biri. Aha turi muri cya kiganiro abantu batumenyereyemo kenshi, tuba tuza tukitereka tukabiganiraho ibivugwa muri biravuga ubundi niho tuba tugeze hano. Ubwo rero bivugwa ko mu minsi yashize hari amakuru nje kubagezaho y'umuntu witwa yiyitiriye ngo ni Nowa. Yitwa ngo Nowa. Ari ibintu bandeba bikanyobera. Ngera nzi ko Nowa atakiriho. Nzi ko Nowa yapfuye, yarangiranye n'igihe cye byo yagombaga gukora, mbese yari afite ku isi yarangiye. Ariko man ibintu tugenda tumva muri iyi mihanda. Umutaramu agize gutya. Yego. Abagize gutya, abagize gutya uwitwa ngo Nowa abatumiye abantu. Ariko nabonye wana bashyize n'ingofero hasi. Reka gashyiremo ko nawe kabaresha mbanze ndi. Mera mukerekeza muri kamera dusome neza turebe ni ya company. Manura turebe handitseho ngo 40bet. Wow. Bivuze ngo no kwamamaza nabyo birimo mu kazi. Maze hari iminsi ejo muri nageze gutya nanjye ngaturamo kuberekana kakaraka kaba kabonetse. Yego. Abaga ntereka tugire gutya dugaturemwo turebe iyo biva niyo bijya. Yego. Erega narababwiye abantu bo kuri Salomo TV turasobanutse bro. Abantu niba tuzi nyine. None se uyu ni 40bet. None se mutekereza ko ese ntari kubibona wowe kubireba neza. Ndi kubireba neza. Gusoma neza bigasomeka.
wow. Buriya hari ukuntu umuntu yamamaza, buriya ingofero nayo ifite ukuntu igaragaza ibintu neza. Yego. Niyo yambaye ugenda umuntu wese burya abayibona. Wow. Buriya uzi ko ushobora kwambara umupira ibintu byanditse inyuma abantu bose ntibabibona. Ariko ku ngofero y'isatiri umuntu ahita abibona. Nanone. Rero niyo mpamvu twahisemo gukoresha ingofero kugira ngo nyine n'umuntu ubibonye ahita avuga ati kabisa. Fortebet iremewe cyane. Abantu rero bayigane, iriya ni bet nayo ngo iri mu kazi kose. Yego. Ba betting ariko ba betting ku rugero. Ku rugero kandi umuntu uri munsi y'imyaka 18 ntabwo byemewe. Rero ni gutya tugira gutya tukabona karaka ariko bamwe bakajigimwa bro. Aya ntibababara. Uzo ko hari abantu batishimira iterambere ry'abandi. Ibyo rwose abantu ntibabirakariremo. Rega Imana niba iri mu kazi iri gukora, Imana niba iri kugenda ikora iri mu kazi, ntago buriya kenshi abantu bakagize ute bakabirakariyemo. Ariko se urakayute igihe cyawe nawe nikigera bizacamo. None se niba bitaciyemo none urumva nyine ejo bizacamo. Ibintu bigenda biza pole pole. Ndio mwendo. Muswahili niwe wavuze ati pole pole ndio mwendo. Gace gace nirwo rugendo. Birumvikana. Ubwo rero nuko bimeze ariko abantu ntibabirakariremo rwose. Okay, hari n'abantu babishimishije. Cyeka abantu batabura nibarakaza nibababaza. Ariko ibi byo rwose nibabigeraho bihangana rwose. Nukuri. Rega nibo bwa mbere. Neza si bo bwa mbere agakaraka kabonetse. None. Neza umuntu atangira kurakarira ku karaka ka mbere. Aravuze ngo ntabwo ari akaraka nako ni ikiraka. Iyo kagize akaraka nyine biba bigaragara ko ari akantu k'amafuti karaho. Ni nk'abantu njya numva bavuga ngo ni udufaranga. Nta dufaranga tubaho. Burya ni amafaranga. Ngo nabonye ngakaraka, oya burya ntabwo ari akaraka. Ni ikiraka. Kirimo amafaranga nta nubwo bari udufaranga buri. Nubwo umuntu yitora ngo harimo udufaranga ukuntu, ariko aya ni amafaranga ntabwo ari udufaranga. Nuko bimeze. Bwana Vincent rero ngira ngo nibyo tuba tugenda tuganira. Uwitwa rero ngo Ebanowa byagenze gute? Bihe kwa ayo makuru. Ibise noneho ndabihera he. Nge nabyumvise wenda muri makeya reka bivuge byose bivi ni muzinga yitatu wenda reka bivugeho ndacimbaguramo ndasamarayizinga cyangwa se muri make ndabivugaho. Rebyo bintu ni umugabo wo mu gihugu cya Ghana yitwa Ebanowa. Yitwa Ebanowa. Wow, urakoze kumusora. Igihe umuntu aba ari mu bintu byinshi ari gutekereza aya mafaranga uburyo agiye kuzamo nabwo ugasanga biramucangacanze byirivangavanze. Yo twagiye. Uriya mugabo bita Ebanowa ndarakugendeye. Mani kwamamara ibi bintu byo kwamamara ntago ari ibintu byoroshye. Ntago ari ibintu bipfa kuza gutyo gusa. Buri umuntu ajya kwamamara yaciye mu dutendo mu makosi atoroshye. Abantu benshi baramuzi kuri nkoranyambaga, kuri TikTok ndetse n'ahandi. Uyu mugabo yakondaga kwikorera utuntu tw'udu-TikTok turaho dusekeje, ariko aza kubona ntibizavamo. Muri make yari YouTubers uraho creator. Content creator. Noneho abara kugendeye abona ibintu ntibizavamo content afite abona nawe uzazamugeza. Abo gaterere ibintu dore ko no mu myaka yashize aribwo yagize ute yabwiye abantu yahanuriye abantu arababwira ati imvura izarwa. Mu binyejana byashize mu myaka yashize aravuga ati imvura izarwa. Isigiye kurimburwa n'umwuzure. Ababyumvise barabyumvise, abazi nkuge bantu baramufasha, bamwe bakamuseka ngo rekane ngo biriya ni iby'abasazi ngo hari yisariye. Ngira ngo hari n'umuririmbyi bivuga ko no yabazaga inkuge bamuseka ngo no wakuki ubakiyo nkuge urakora iby'ubupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi nta mazari ibyo ukora biratuyohera. Umutaramu rero umutaramu naravuga ati se ko Nowa yabayeho abantu batamuzi.
noneho ngewe n'uwo abantu bazi bareba ni gute ntakora agatendo ngo ibintu bikunde. reka niyite Nowa, reka mbe Nowa, nanjye Nowa mwenyewe. abaga ati ibi ngibi birarya byanga bikunze. abantu batinya gupfa. abantu batinya gupfa. umujama arakugendeye avuga ati kuri Noheli w'umwaka, ntabwo yavuze umwaka, w'itariki 25 z'ukwezi kwa 12 isi ikarimburwa n'amazi. umwuzure wuzongera utera isi. ariko abantu nabo aho batatekereza ngo barebe kure ntarabivugaho, niba muri Bibiliya handitse ko Imana itazongera kurimbuza isi amazi, ni gute abantu bemeye ko reka maze mbivuge. umugabo arakugendeye agiye ahantu bugatiye content yanjye igomba kurya byanga bikunze. arakugendera ku nkengero z'ahantu bubaka ibintu byitwa ibyombo. abantu barabiza benshi amaturiye ibintu bijyanye n'ikiyaga amato. vuga ati ngewe ubu tuvugana nkoze urugendo shuri ngiye gushaka icyo bita content. arakugendeye agira ahantu kunuze ku nyanja bari kubaka ubwato. urabona ubwato bujya kumera samuhawe nk'inkuge. arangije umugabo ntiyarazi nyirabwo ahari yaza kugira ubwo bwato ari kuvuga ati ahari ni umushefu n'umubosi. nta bwato yari afite. yarakugendeye aravuga ati mbo bene bwo ntibahari, nanjye hangiye kuhakura iki content. aba arakugendeye rero abwira umuntu wari uhari atugiye kumfata icyo bita video y'iminota mike nanjye ndebe ko nagira ute nabonamo akantu. aba arakugendeye rero ahereje umuntu aramufotora amukorera video. aba agufatiye Bibiliya ye ayikuye mu gikapu apfukama imbere ya bwa bwato bari kubaka. arasenga avuga ati Mana nyine koko ugiye kongera kurimbuza byose nyine murabyumva. njye nonaha ntabwo ndi mu mwuka, ariko igihe nagiye mu mwuka muzabibona. ariko nagira ngo ntange icyo bita urugero. yagiye mu mwuka arahanura ati Mana koko wafasha abantu rwose, uyu mwuzure ugiye kuzatera koko Mana bimeze bite. urabyumva ibyo byose yajya aho ngaho. ubwo abonye ibintu biri kugenda bivamo uvuga ati ibi bintu reka yishyira he kuri TikTok cyangwa se ashyira kuri muri make yabikoze ari gushwagisha ngo arebe ko bivamo, arebe ko nabwo byavamo. mbaho ubwo barakugendeye ashyize kuri nkoranyambaga ye. abantu batinya gupfa. Salomo abantu batinya urupfu. abantu babibonye vuga ngo babibonye baravuga ati uyu Nowa ibi bintu bigenze bite noneho. Nowa wo mu myaka yashize yaratubwiye ngo amazi isi irarimbutse irimbuwe n'amazi. none n'uyu muhanuzi w'Imana witwa Nowa Ebonowa aragarutse aratubwiye ati isi igiye kurimbuka. ubwo yabonye ko content yarya akimara kugashyira kuri status ye ya TikTok wenda na YouTube, yabonye ko byanga bikunze byasengesho yakoze. byasengesho rye yakoreye ahandi ya planka ye igomba kurya, igomba kumutunga. arakugendera ahita afata noneho abantu bumvise ko kuri Noheli isi igomba kugira ute kumarwa n'umwuzure. abantu baravuga ati bamwe ngo bateze indege, bamwe batangiye kumuhamagara. we yatangiye kubabwira ati ngewe ubu tuvugana natangiye kugira ute kubaza inkuge. tangira kubabwira ati ubu nta bushobozi buhari. bamwe baramuhamagaye baramubwira ati se bimeze bite. ariko se wambwira ngo nyine abantu baje kumuha ku mafaranga cyangwa ntibyakunda. bamuhaye se ahubwo make. bamuhaye icyo bita akavagari k'amafaranga ko bita akayabo. ntagira inkuru nk'umuntu wo kuyibana. Mana we si nk'uwayamba nonaha. bamuhinduriye icyo bita ubuzima. my friend ngo ubuzima ntibuhinduka. Ebonowa bwarahindutse. ahubwo ngo mujyanangaje urebye uburyo yabaga yimereye ngo mujyanangaje. harimo akantu kamwe yakoze haje guhita habaho icyo bita igitaramo.
igitaramo kibaye bucya nyine muri zuru utabonetse habaye igitaramo batumiramo Ebono. nyuma yuko uwo munsi ugera nibwo icyo gitaramo cyabaye yamaze no kuguramwo akamodoka kari keza kitwa Benz. Akabenzi imodoka yitwa Benz. Imodoka bro ihenda iri muri miliyoni 130 z'amanyarwanda, iri muri miliyoni hafi 25 z'amantuze z'amadolari ya Amerika. urumva nyine kandi ayo mafaranga yayakuye iyo Benz yaguze iyo modoka. Nivuga Benz abantu ntibumva inyama yitwa akabenzi, abantu benshi bakunda kwitiranya ibenzi na Benz. Hari Benz y'imodoka z'abakire, hari ni Benz y'ingurube, abantu janumva na akabenzi. Inyama zira ni inyama yaguze rero imodoka bita Benz iri mu kayabo ka miliyoni 129 hafi na 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Avuye muri planka yo kubwira mu kantu yagiye arikorera abwira abantu ati ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ngisiramarwa n'umwuzure. Ariko gihe ikintu cyanyobeye ni kimwe, abantu ngo bamutangiye kumuha amafaranga yahise abona ko ya content ye nayo yarya. Erega yatangiye gukora icyo bita inkuru. Nene ndi gusoma ku mashini kuri nkoranyambaga. Yego mvuga ngo ndasoma. Urasoma maze gusoma mbonaho ukuntu mbona n'amafoto, mbona ukuntu bishushanyije n'uburyo yari yimereye, mbona kuri mbona ukuntu byari bimeze, ubona ukuntu abantu bari gutondagera kuri iyo nkuge, barayitondagera barayurira, abantu ngo bateze indege bava mu bihugu n'abanyarwanda bamwe ngo bagiyeyo n'abanyarwanda. Ako abantu barayobye ko ibaze uvuye mu Rwanda ugiye muri Ghana kameme, uko ni ugutinya gupfa gusa. Ntabwo rwose uwo muntu yari yizeye. Erega baravuga bati nubwo wapfupfiriye mu mwami Yesu Kristo muri ubupfuye nk'intwari, ariko kandi iyo upfuye wizeye ntabwo upfa nk'uko abandi bose bapfa. Hoya ugahera vese ntituvuga kuri ibi bintu impamvu twanashatse kuganira kuri uyu mugabo. Twashatse kugira ngo tubwire abantu badukurikiye bakurikira Salomo TV, hari igihe umuntu avuga ibintu abantu bakagira ngo ni ibintu biri aho byo gutebya, ariko mu by'ukuri haba harimo ibintu biba bimeze nk'ibisekeje, ariko biranababaje kuko impamvu ya mbere bibabaje, yego hari abantu benshi batazi ko ibyo bintu babikorerwa mu buryo bw'ubusikama. For example byerekana ikubwira, yego ari naho Perezida wa Repubulika n'inteko bafatanya kuyobora igihugu cyacu barebye mu nsengero zimwe na zimwe basanga harimo ubusikama nk'ubwo. cyane hari abantu n'ubu bagitura amafaranga bro, umuntu ari kuburara yarangiza agatangaye, bega utwo yari afite twe duke two kurya uyu munsi twigeze no kubivugaho ko kwirwana none ukadutanga ngo ejo ngo uzabone byinshi, kandi uyu munsi nibwo ugomba gupfa. Ejo usoborerwa kuba wanabaye umukire, ejo ushobora kuba utakinariko, nabyo birashoboka. Ibya bindi bavuga ngo ibaza nk'umubyeyi wawe akubwiye ati duke twari burarire kugira ngo none aho kugira ngo turarire none wirengere none ubeho, reka natwo tudutange ejo tuzajye ng'ibyisumbuyeho cyangwa tuzajye ngo duhage. Aho ngaho ni byabi wariye none utwo tuke tukakurengera uyu munsi ko ushobora no kutaturya ukarara upfuye. Umuririmbyi yarabye wishwe n'inzara kuko ibyejo bibara bejo nibyo. Ubwo rero uwo mugabo narabyitegereje ndebye imodoka yaguzemo hejuru y'abantu yakoze mu mufuka, kandi atabakoze no mu mufuka, bakoresheje mu mufuka kubera ubwenge. Abo bantu bari cyariho bagikoresha mu mutwe. Njye nabyitegereje ndeba akamodoka yaguzemo shaha abantu yarabahahuje, abantu ngo bari kumufasha kubaka inkuge, ngo barayamuhaye koko, ngo barayamuha koko. Ibaza umuntu wagiye kugura, naravye uburyo yari yibereyeho, mani bro ntago yari ari ho umuntu uzi ko yari ari ku rwego rwo kuvuga ngo nyine yari yarigize wa muntu ibyisi ubona ntacyo bimubwiye, yiyambariye bya bindi biti ncabari. Niyo foto nayirebye sinzi niba turi wishyire, ariko ntago turi bubishyireho neza, ariko nabirebye mbona uburyo yari yarigize incabari,
ngira ngo turaza kubishyiraho abantu barabibona muri thumbnail. yego uburyo yari yarigize inshabari imyenda yiyambariraga ukibaza banamushyira hano ku kiganiro bari babona mureba abantu baramureba baramubireba turamushyiraho urebye uburyo yari yimereye nawe ntiyari yibereyeho ariko abwira abantu uburyo kimana ngiye gukora bamwita Ebonowa murabona muri screen yawe ngo uramureba nuko ubwo rero ndatungurwa cyane ndibaza niba abantu bagisinziriye kura bigeze mena aka kageni abantu ntibagisoma bibiliya bibiliya abantu ntibakizisoma njye nahise mbibona none se ni gute imana yavuze ko bibiliya ese abantu bemera ubuhanuzi bw'abantu cyangwa bemera bibiliya birakaze bibiliya niwo muhanuzi utagize ute utavangiye none se niba bibiliya itubwira ko imana ntizongera kurimbuza amazi ahubwo ngo izarimbuza umuriro cyakora umuriro nuza ngira ngo ahubwo abantu mu minsi yashize batangiye kubibonaho byari byatangiye kuba ngira ngo muri Los Angeles mwarabibonye muri Amerika muri Los Angeles ngira ngo abantu barabibonye ko umuriro wari watatse kandi udafite inkomoko yawo biriya rero ni mu bimenyetso bigaragaza ko imana izakoresha umuriro ne hano tubwizanye ukuri ne hano wari bwabona amazi wenda n'izi nyanja tubona n'ibiyaga n'ibindi niba wabonye inyanja yuzuye ikarenga noneho igatera icyo bita umwuzure udasanzwe ntabwo bikibaho ibyabaye ku bwa nowa nyawe ntabwo bizongera kubaho ukundi ibi bya Ebonowa yari agira ngo nawe abone uko abaho akora puranka ubwo rero reka mbabwire ariko noneho nyuma ahangaha ukiri hano uyu witwa Ebonowa yego yaje vuga ngo yaje kugira abantu baje kumenya ko ibintu birimo scam arongera barabati no kumufunga Ebonowa aravugana ariko mwa bantu mwe njyewe n'inginzi imana nabo dufatanyije tubona ko tugirirwa amahirwe imana iratwumva imana irabihagarika hari umuntu negeze mbabwira umwaka nababwiye igihe umwaka navuze 25 z'ukwezi kwa 12 kandi buri mwaka wose ugira izo tariki n'ubwo kwezi none ubwo warenzaho iki ariko ari no mukuri none se sibyo ati njye nawe nakoze mu mufuka nta none nabwengamo ubufasha cyane mu bikorwa byanjye ahubwo amwe mwatuye mwari mufite ikibazo none reka mbwira abantu rero badukurikiye Salomo reka mbwira abantu badukurikiye niba ari no gupfa yego niba bizeye ko bari mu mwanya Imana umuntu wizera Kristo nk'umwami n'umukiza bwo gupfa none se ko ijambo ry'Imana ari umukomediye hano mu Rwanda nanemera cyane ndamwemeraga yaririmbye ngo turi mu buyobe buteye ubwoba turi mu buyobe buteye ubwoba nyine hari indirimbo iyo ndirimbo yaririmbye ni witwa Dr. Nsaba impamvu nakakajwi yarahinirinze impamvu reka mubwire pe yego ariko wangu wabanza filime ziri mu bintu bigabura we content ya filime n'abakomediye nabo bari mu bantu byatakiramo nabyo none se reka mubwire yego niba umuntu kandi tuye tuba serious niba umuntu akinye content man yego ari gusenga content bakayireba niba umuntu akora ubusikama akaza abanga Imana yavuze nta n'icyo yavuze bakamuha amafaranga yego kuki abantu bakunda ibinyoma kurusha ukuri nasanze abantu bashaka abantu babajugarika ibintu by'ukuri abantu babiciye amazi reka mbivuge nawe nkurikiye hano aho wabibonye ndi kuvuga ibyo niboneye abantu bakunda abantu babajugarika reka mubwire ugakura amafaranga yawe mu mufuka natwe byagiye bitubahirika ntago insengero ntago ngiye ndwanya insengero inzu z'Imana ndanazemera ndanazubaha yego ndabizi ndi umukristo nawe kandi urundi urabizi nkwemera nka profete nemera cyane ariko iyo bigeze ku kintu cy'ubuyobe nanone tubwiza abantu kuri bwana profete Vincent iki kintu cy'ubuyobe ubu buyobe bwo mu matorero ubuyobe bwo mu madini
bimeze bite ko biri gufata indi ntera, byafashe indi ntera? Ibi bintu reka mbabwire, ibintu ndi kugenda mbona n'amaso yanjye birakabije, ariko reka mvuge ngo abo batuburiye barabatuburiye. Ubu twagiriwe amahirwe na leta ibyivangamo. Iyo leta itaza kubijyamo natwe bari buzatwemeze, bya bintu by'abanyerondo byivanze n'abajura, natwe bari buzatwemeze. Kuko iyo mbirebye nkareba uburyo ki umuntu yitoraga agafata cano ya YouTube ye, nta kindi kintu yemerewe gucishaho uretse ubuhanuzi. Wamuhamagara mutanaziranye gatangira kukubwira ibyawe, kandi ntimuziranye gatangira kuguhanurira ngo se barasika mango yasika n'ibindi n'ibindi. Ukibaza ibyo bintu. Njye nageze mbona kuri YouTube umuntu witwaga ngo Tobari, nimba ari Tobari, ngo mpano y'Imana Tobari. Mpano y'Imana yaraje atangira ngo atubura amafaranga n'ibiki n'ibiki. Ngayatubura. Nyine yarakubwiraga ngo wehe ngaguha amafaranga, akazana amafaranga sinzi ubusukama bari barazanye. Uwo mpano y'Imana n'ubu arafunze. Akagukubira menshi cyane. None ngiye mpano y'Imana nza guhamagara ibinamiro. Nitwa mpano y'Imana ndamuhamagara, sinzi amagambo yambwiye. Ako buriya man, buriya inzira yo gukira ntagiye uzakubeshya. Usanze abantu bari gutanga amafaranga yipfishije nta utayayora ngo yigende. Kuko ibi ngibi byo kuvanga neze kwa Satani. Inzira ijyayo yaba abantu bayizi. Ubu ngubu hamaze kujya babangana. Akayabo. Isi yose niba yarashiriye nakayabo. Erega bro, mu ndwara zibaho ziryana. Ubukene, indwara y'ubukene yo ya mbere. Ni indwara ubundi ubonye umuntu wawe yarwaye ubukene, wamubwira ati wamusengera bikomeye, waba ufite icyo umufasha ukagira gute ukakimufasha. Impamvu kumenyekana ni kimwe, kwamamara ni ikindi. Ariko ibyo bintu byose kumenyekana no kwamamara bikorwa n'amafaranga. Ubwamamare burishyurwa. Buriya ntabwo ushobora kugira channel ngo igere mu bihumbi 100 by'abasubscribe utayamamaje kuri YouTube. Ntushobora kugira iriwe company runaka ngo ibone abakiriya, ubona abakiriya benshi bagwa amafaranga imenyekane itamamajwe. Ntabwo bishoboka. Buriya tuye tubwiza abantu mane ukuri, tubabwiza ukuri. Ubu ngubu dushobora kuba ibintu byacu wenda bitarebwa ku rwego rwo hejuru cyane, ariko ejo twatera intambwe tukagera aho tugana baturusha kuvuga. Muri hari kuno twese dufite umunwa, ariko hari ukuntu abantu bafata urugero. Iyi nk'iyi Fortbet turi kwamamaza, abantu hari abatayizi, ariko abantu barayimenya. Ahubwo buretse Fortbet nibibona yitishyiramo agafaranga gafatika cyane. None kuko impamvu buriya hari ukuntu wa mugabo reka nkubwire, ndego barabango n'izibika zari iki amagi, zari amagi. Ushobora guhera kuri duke bikarangira icyo bita kwihangira umurimo, bikarangira ubonye akazi gafatika, sibyo cyane. Reka tureke ibi byo kuri Fortbet tubirengeho twikomereza aho twari turi, tujye kwa Ebono. Hanyuma nibyo nakubwiraga, yego. Nyamara abantu bamwe mwabo bangaba bavuga ngo bari guhunga uyu mwanya, babwiye ngo inzira igikuzimu ni naho bajyayo kubera ubukene. Urumva ikibazo abantu dufite? Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye niko nakubwiye. None umvise my friend, ibintu ntabwo byoroshye bro. Ndewe impamvu tuba tuganira gutya tukanyuzamo tukaba nk'abantu banumiwe man, ariko ni ikibazo man. Isi ifite ikibazo, abantu dufite ibibazo. Ngiye ikintu cya kimbabaza kizi se nuko ushobora gusanga abantu nk'abo atafungurira umuntu wishwe n'inzara, atareba abantu bababaje bafite imishinga iri kwangirika bagasayide ngo bateze imbere, bakanga kubafasha gutanga ubufasha kandi bo bufite, bakajya kwiha abasikamu cyangwa se abatubuzi. Nahoze ndeba uriya musore witabye Imana witwa Eric bro, ndeba uburyo bari gukusanya amafaranga, nabibonye kwa Bosco Empire. Yego, ndeba amadolari 200, amadolari 100, kandi ariya ntabwo bari buyamuhe amafaranga man. Usko ashobora kuba bateranyije nka miliyoni hafi 15 z'amanyarwanda, hafi 20.
noneho igitangaje yagonzwe n'imodoka agongwa n'umuntu. Nkibaza ngo uwo muntu we wabikoze basi arimo arakurikiranwa na leta, inkiko bamugejeje mu nkiko. Biratangaje ko wanasanga ari kwidegembya, ariko ngira ngo mu Rwanda ibyo ntabwo bihaba. aya mu Rwanda iyo wangije ubuzima bw'umuntu turahizeye byanga bikunze. Repubulika y'u Rwanda ari ibintu utazanamo. Ufite amafaranga kugira ngo biriya bihugu by'abanyaburayi mani bagushyiramo ukazaba bisobanura uko icyaha cyabereye he mu Rwanda cyane rwose. Uri gusiga isura igihugu cyacu isura mbi. So ibyo si byo twenda kuvugaho, ariko icyo nashatse kuvuga kuki abantu bakunda ibintu bimeze nk'ibyago gusa. So none buretse nkubwira impamvu ari nk'ibyago, buraga gutuburirwa ugakora amafaranga ni nk'ibyago biba bikubayeho, ariko nawe ibyo byago ukaba wabigizemo uburangare. Uko amprise utanze amafaranga, ejo utangiye kwicuza nk'abatahaye uriya niga amafaranga, ngo amafaranga ngo tuyatangiye iki, ngo twari twaje ngo tuve mu bihugu bagiriwe amahirwe yo gushima Imana ko bavuga ko badapfuye iyo mujyi yo bayinjiramo, ahubwo barangiza bakanicwa. Birashoboka ko umuntu wapanze diro nk'iyo yazana abagizi n'abana be bakayitwika bakabatwikiramo bro, birashoboka. Reka imeruka ikabira baye nuba ngo ashobora no kuyubaka hejuru y'inyanja kanari gito, noneho yarangiza aho ifatiye agahita azana ponseza bakavuga ati mukate ingegera zigwemo zirangira. Wumvise zitazaneza ingaruka. ahubwo Ebono wa Imana muhe n'umugisha, ni umucontent creator w'umunyabwenge ufite n'impuhwe n'uwo muntu, kuko yashaka ari kwinjiza mu iyo nkuge, amara kujyamo akabwira ati ibikapu byose mu bisiga hanze kuko Imana iraza kureba, irareba mu mutima. Nayo bari bazanye ko hari nayo bari bapakiye amafaranga yose bari bayaza. Buretse gihe kintu natekereje, none agahita avuga ati nayo agahita yatera imodoka, gashaka nk'imodoka ya danje ya gikururane igapakira ayo mafaranga yabo bazanye ni mu mabage, yarangiza noneho agahita akeba yabo ya gahunda ifatiyeho bakiryamira hariya mu nyanja. Ubu tuba twumva izindi nkuru, n'izindi nkuru. none iko reka dushima Imana ko Ebonowa nibura yari ari mu mwuka w'Imana nawe. Yesu kugira ngo yapfuye kuko ririya content gusa yabikoze ntabwo yari ayobowe n'umwuka wera. Imana imufashirizamo zirarya, hari n'abazikora ntizirye, ariko we zaranariye. Ariko uzi content twakoze kugira ngo tureke ibintu byavamo, abantu barazizi ntabyo bazi byihuse, n'ubu byaragoranye, n'ubu byaranze. Bwana Vensa, kuri finali abantu bamenye inama ki kuri ibi by'amadini n'amatorero, nibyo twavuzeho kenshi. Abantu bajyaniye ye nama n'iki wabwira abantu bakigendera mu mujyo wo kwarwa amafaranga n'uyu munsi bakibikorerwa, bamwe batazi ko bamburwa ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi baramburwa. Niye nama wavuga, niyihe message wagendera aba bantu, niyihe message wabaha muri finali mu gusoza iki kiganiro? Tugana ku musozo, reka mbwira abantu bakiri mu buyobe, ugendeye ku iyi nkuru, ku iyi story tuvuze, nibyo ndimo bya Ebonowa. Ngewe ndebye abantu bakiri mu buyobe ntibabireke, kuko reka buri Imana ntabwo Imana ahantu izaza turi hose izahadusanga. Bakora iki abantu, bakora iki? Icyo gukora rero gihari, kubwira abantu ati bave mu buyobe. Mwana ibi bintu, iyi ni politiki nayo, amatorero nayo ni politiki. None se kuki niba ari Imana koko ari Imana yari ibirimo, kuki Imana yemeye ko insengero zifungwa? Imana ikoresha abantu, ziriya ni politiki za danje nazo. Biriya bintu rero nabyo rero ntabwo turi kurwanya amatora, ariko nayo harimo a question mark, abantu nibatwumve nabi. Ariko ibintu by'amadini nabyo, ngewe nabaye umunyamadini w'i Kigali, njya mbibona, nimvuga ngo nabaye umunyamadini abantu ntibabyumva. Ariko muri bike nabonye, Mani ntabwo nkiri wa wundi wo kuza ubwira ati zana 5 ngusengere, nanjye nakwisengera rega bikavuga. Ariko se ubundi wenda aho ngaho wigeze uyatangaho ayo mafaranga ngo bagusengere?
nyine ni kwa kundi wenda ntiwihagarareho nubwo turi mu kiganiro ntabwo waba waratanze Salomo nyine ni hahandi umuntu akujya injuga zikagufata wenda akakwereka uburyo kina imana ibi bintu ni amadiru bro ni amadiru muri make nawe wigeze gufashwa n'izo monsiyo ni monsiyo zigufasha bitewe n'impuhwe yaguteye umuntu ugasiduka ibintu wakozemo nawe nyine ukavuga ati bro hari umuntu wigeze nanjye unyesiko ndabyibutse narayamuhaye make se ahubwo wamuhaye nkanga ugereranyije nk'icumi yararenze nyine uretse ko kari nk'agatike nyine ariko kugafashisha n'undi muntu ushonje birumvikana ariko we nta nubwo yari uwo gufashwa ahantu nicuza ni uko nafashije umuntu utari uwo gufashwa ariko wamuhaye nko muri za venti biriya bro ntabwo yagezemo ariko nubwo byari kuba 5 niyo nyafashisha umuntu ushonje byari kugira inzira gusa urumva narakoye umugisha uko biragoranye nta mugisha nabo kandi njye muri njye nari nzi ngo ndi gukorera umugisha nyamaraga wa ntawe hafi ya ntawe ariko ntacyo nyabwira abantu ati bacane ku jisho ibintu byarakomeye ntabwo ndi kuraburiza muri diru iyo wari kuriramo muri iyi minsi oya abasenga imana bayisenge ariko abazi ko bameze nk'abakurikiye abantu ibyo bintu babireke gukurikira abantu byo ntabwo ari byo ibyo bintu babyihorera niba ubona ibintu birimo amadiru ya nyirebyo birimo inyungu ya nyirebyo niba ubona nawe ntazo bivemo bireke reka tugushimire bwana Vincent wakoze tugane ku musozi cyane arambiranye wakoze cyane kumva kwitabira ubutumire bwacu ni ukuri nubwo uvuze ngo cyarambiranye ariko nawe aho ngaho nawe navuga ngo nawe ako kantu ubona ntacyo naribi niko bigenda ni ururimi ruranyerera nawe reka tuvuge ngo runyerera ku magambo utari watekereje neza bari tukiri mu kiganiro kuko n'iki ni ikiganiro reka turi cyakirimo reka tuvuge ngo imana ibahe imigisha mwe mwese mudukurikira muri mu mpande enye z'isi kara subscribe niba utarayikoze kuri channel ya Salomo TV dushimira bwana Vincent ndetse na Fortbet nk'umufatanyabikorwa twemera cyane ariko ugomba kumenamo akayabo gafatika kugira ngo ubuzima bugome bwendereye reka tugushimire wowe udahwema kudukurikira bwana Vincent mwakoze kwitabira ubutumire bwacu murakoze cyane Sefer Rwanda ciao